Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi rero ni umunsi w'isengesho, abagenzi tugana mu ijuru twese twiteguye uyu munsi w'isengesho. Tugiye rero gusenga nk'uko nabikubwiye ejo, tugiye gusengera ibyifuzo binyuranye. Hari agapapuro wandikiye Yezu, hari ibarwa wandikiye Yezu. Ushobora kuba warayanditse mu buryo bw'inyandiko, ushobora kuba utarayanditse ariko ukaba uyanditse mu mutima wawe, byanze bikunze urayifite. Yezu aramutse aje akaguhagarara imbere, ntabwo avuga ngo Nyagasani ngo ntacyo ngusaba. Oya, ndumva hari aho tutarahagera. Twese buri wese afite icyo yifuza, yewe n'utifuza iby'isi, ariko basi noneho yasaba n'ubugingo bw'iteka. Yezu ntabwo yakugera imbere ngo akubwire ngo mwana wanjye ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha, ngo umubwire ngo Nyagasani ngo ntacyo ngusaba. Oya, udasabye iby'isi kubera ko umaze kugera ku bukristo buteye imbere, wavuga uti Nyagasani Yezu uzampa ubugingo bw'iteka. Ubwo rero dufite inyandiko mu mitima yacu. Izo nizo nisi nyandiko. Cya cyifuzo ufite, hari uwafashe umwanya aricara arabyandika, aravuga ati ngiye kubyandikira Yezu. Harimo abagiye banyandikira bambwira bati tubaye tugutumye kuri Yezu, nusenga uzadusengere kuri ibi ngibi. Harimo abantu barwaye, harimo abantu bafite ibibazo binyuranye, mbese nagiye nakira ibyifuzo binyuranye. Ariko rero nubwo ibyo byifuzo mwabima cyangwa se mukabyandikira Yezu, n'ukuri Yezu arabizi kandi arabyumva. Ntabwo kuba bigutinzeho ari uko atabizi. Tugiye rero gusenga dusengera utwo dupapuro. Niba hari ako wanditse turagasengera, niba ntako wanditse turasengera ibiri mu mutima wawe. Ariko kandi icyiza cyo kwandika agapapuro, burya uravuga uti iki naracyandikiye Yezu yaragishubije, kuko n'igihe cyo gutanga ubuhamya aravuga uti nibyo koko ibi nari narabisabye Yezu. Nongere mbabwire bagenzi tugana mu ijuru, kuba Nyagasani Yezu atagushubije ku cyo wabajije, ntabwo ari uko wabajije ikitari cyo, si nuko wabajije ahatariho, si nuko wabajije mu gihe kitari cyo, ahubwo nuko ugusubiza ari umutegetsi. Haleluya. Umutegetsi rero ategeka mu buryo ashaka, uramubwira akabyumva. Nta sengesho na rimwe rica iruhande rw'ugutwi kw'Imana. Icyo rwose ukirengagize muvandimwe. Nanababwiye niyo wavuga isengesho uri kuririmba, niyo warivuga uri kurya, yewe niyo warivuga, yewe se nkubwire ngo iki, ahariho hose warivugira. Niyo waba wenda tuvuge wagiye kuri toilette, ukibuka ko hari isengesho ugomba kuvuga, ukajya urivuga rwose uri kuri wese. Ntabwo Yesu avuga ngo yengwa rwose, oya, isengesho riba ari isengesho. Haleluya. None rero bagenzi tugana mu ijuru, ndagira ngo buri wese afate akanya wisuzume, urebe uti se ibintu bindemereye mu mutima wanjye ni ibiki. Ushobora kuba utaremerewe n'iby'isi ariko uremerewe n'iby'ijuru. Erega ijuru tujyamo riravuna. Erega ntabwo tuzaryinjiramo kubera ko twabishatse gusa, ahubwo hazabaho kwigomwa. Narabisobanuye mu minsi ishize. Hazabaho kwigomwa tugere ku rwego rw'ibyihare, nibwo tuzarikukana. Ntabwo bizatworohera rero. Ntabwo ari ibintu umuntu avuga ngo ndihaze ngo mbaye ikihare ngo bivuge ngo birashobotse. Oya, ni ibintu bifata igihe. Ariko ndashima Imana yaraduhuje nge nawe, yatugize umwe kuko ari Imana, yabikoreye kwiyubahisha kuko ishobora byose. No kuri mureke dushime kandi dusenge. Tugiye rero gusengera bya byifuzo byacu binyuranye, kuko buri gihe uko dusenga tuba dufite ibyifuzo binyuranye. Buri gihe uko tugiye imbere ya Yezu tumubwira bya bindi babandi turi gusengera, ariko tukongeraho na cya cyifuzo cyihariye tuba dufite buri wese ku ruhande rwe. Ngewe rero uyu munsi ndagira ngo dufate akanya ko gusengera ibyifuzo byacu.
gusa n'abandi dusabira, abandi mbese barahari, tuzakomeza tubasabire. Ibyifuzo binyuranye by'abavandimwe bihariye birahari, tuzakomeza tubisabire. Ariko uyu munsi buri wese nazana icyifuzo cye. Muntu ufite ikibazo cy'ibyangombwa, uti mama rwose unsabire Yezu Kristo andonse ibyangombwa, andonse ubuhungiro, amvane muri ubu bukene, inzara iveho. Mama unsabire rwose yezamo icyo gukora, akazi ntako, ubukene bwaraje, icyo kurya ntacyo. Yewe ni byinshi, ubukene burahari, imyambaro yatangiye kugusaziraho, amashuri dore agiye gufungura, ntako ufite uzohereza abana ku ishuri, n'ibyo kurya bari mu rugo byakuyobeye, amazi ntabwo kibasha kuyishyura, umuriro reka data, inzu ntukibasha kubona ubwishyu. Yewe urahangayitse cyane, abana bakunaniye, babandi batangiye gukura batangiye kukurusha umutwe, mbese urahangayitse rwose. Hari umuvandimwe wambwiye ati umwana wanjye ntakishaka no kuvuga Imana, niyo uvuze Imana arakubwira ngo nkuraho ibyo ngibyo. Urahangayitse muvandimwe. Haleluya. Abagabo utu umugore nta kinyumva, ibintu birakomeye. Umugore aterega umugabo nta kinyumva, birakomeye rwose. Ubu turi muri divorce. Ufite ikibazo, ufite ikibazo muvandimwe, warwaye indwara, wagiye kwa muganga barakubwira bati reka da, iyi ngiyi rwose uretse kugenda ugategereza gutaha nta kindi twakumarira. Urahangayitse. Hari umuvandimwe wanyandikiye, afite umwana urwaye kanseri, kandi umwana w'imyaka 5. Arambwira ati mama, ati koko ubu Yezu Kristo yararebye asanga uyu mwana ari we ukwiriye gutwara kanseri. Uwo muvandimwe arahangayitse. Arambwira ati basi none atubigeze naho navuga ngo Nyagasani nduhura, basi umutwara ari kuma byibuze nduhuke. Uwo muvandimwe arababaye. Abavandimwe munyuranye, murababaye rwose, mumerewe nabi rwose, ibibazo birakomeye, ibintu byabaye byinshi, aho muri murakora n'ibikunda. Dore kubera coronavirus abantu bari kugenda bagabanywa ku kazi, abenshi babaye abashomeri. Nubundi ka kazi ni kari kagutunze bihambaye, wakajyagaho kubera ko wanga kwirwa wicaye mu rugo, none nakwa kwicara mu rugo kuragarutse, kandi ibibazo byabaye byinshi. Abandi bari gukora amashift, imishahara yaragabanyijwe. Ibyo ni ibibazo twikoreye. Muvandimwe ugana mu ijuru, urahetse, ndahetse, na runaka arahetse, buri wese ahetse umusaraba we. None rero tugiye kujyana iyi misaraba kwa Yesu. Haleluya. Urakora ntibigenda, ukibaza uti harabura iki, ubucuruzi bukanga. Wajya kureba ugasanga ari umuvandimwe wanyohereje ifoto, ati dore, ati najyaga acuruza ngabona ndahomba, ati kumbe batoboye plafo, namara gufunga bakaza bakiba, bwacya mu gitondo nkayoberwa uko byagenze, ngakora mpomba, simenye uko bigenda. Urarushye. Urarushye muvandimwe, wifuje kugera ahantu hanaha, wifuje gusura runaka, wifuje kujya gusengera mu Ruhango, wifuje kujya gusengera Ikibeho, ariko wananiwe kwagera kubera itiki. Urananiwe, urarushye, urifuza ntibikunda. Ibyo byose rero hari ushobora byose, ushobora kubisubiza. Haleluya. Ushobora byose abasha kubisubiza mu kanya gatoya. Niyo mpamvu rero nkubwira nti njyewe nabonye ushobora byose antabara. Yansanze mu kibazo. Haleluya. Ansanga mu muriro ndi gushya. Haleluya. Arambwira ati mwana wanjye ndakuzi ngwino. Yamfasha akaboko amvana mu menyo y'abasetsi, amvana mu mazi abira, njyana ahantu humutse rwose, nuko aranyuhagira ngira mushya. Naramubonye uwo nkurangira, naramubonye rwose. Ntabwo nkurangira by'ubufana, ntabwo ndi kukubwira nti Nyagasani Yezu numara kumusanga wenda aransengerera. Sinzi uko ku isi dukunda ibyubahiro by'isi, ntabwo ari muri ubwo buryo ndi kumukubwira, ahubwo ndi kumukubwira kuko nzi ko yangiriye neza, nawe yakugirira neza. Ntabwo ndi kugira nabi, kuko ndi kukwereka aho yamarira yawe ari, naho yakwiriye gukirira. Abavandimwe benshi mugana mu ijuru ntimukibasha gusinzira. Wasinzira ute nyirinzira agomba ubwishyu? Ni gute wafata agatotsi ngo usinzire abana baburaye?
ni gute wafata agatotsi ngo usinzire imyambaro y'abana yatangiye gusaza udafite aho uri bukure indi? Ni gute wafata agatotsi ngo usinzire ubona abana badafite icyo kurya? Ni gute mbese? Amashuka yarashaje, ibiringiti byarashaje, matora yarashaje, cyangwa se ni yayindi kuvuna umugongo dore ko hasigaye haradutse matora nazo twita pirate, wayiryamaho rwose akaba ari iguca umugongo, ugize ibibazo biguciye umugongo, ugize na matora mbi maze bikahumira komerana, ukavuga uti Imana koko ubuse ibi ni ibiki? Igihe cyawe cyo kuryama kikaba icyo kurira no kuganya, uburiri bwawe bwari ubwo kuruhukiraho, none uyu munsi bwabaye ubwo kuganyiraho. Nyagasani Yezu rero akubwira ati mwana wanjye humuriza umutima, naranesheje. Haleluya. Arambwira rero ngo nkubwire ngo hari akanya gatoya, hari agahe gatoya kari imbere yawe k'umubabaro, ariko araje agugarukire agukoreho kandi bose bazabimenya. Nukuri ndahumuriza abantu bose muri kurira, ndahumuriza abantu mwese muri kuganya, mbabwira nti iyantabaye namwe zabatabara. Haleluya. Narababaye, naragowe, narakubiswe, ariko Yezu yarantabaye. Naratabawe, nawe uzatabarwa. Ihangane, nukuri ihangane, nagahe gatoya. Erega nta n'uwagukura mu ishuri, icyo nacyo tujye tukiganiraho tukimenye muvandimwe. Ushobora kuba uri kurira ukavuga ngo nukubera ko data atampaye umugabane, ngo erega ngo nukubera ko mama yapfuye kera, ngo erega nukubera ko abavandimwe banjye batize, ngo erega nuko ntagiye mu mashuri ngo nanjye niga amashuri menshi. Ndagira ngo nkubwire ngo nabize menshi bararira. Ngo erega ngo nuko nashatse nabi, ndagira ngo nkubwire ngo n'abandi bavuga ko bashatse neza ntibibabuza kurira. Utazizi narashatse ziri narabyaye. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite urushako ruzima ariko umwana akakunanira, umuturanyi se akakubera mubi. Mbese narabyaye ni ukuvuga ngo ni ibindi bibazo. Ushobora kutazira kimwe ukazira ikindi, ariko amahoro yo ku isi yo ntayo. Nyamara ariko ejo narakuririmbiye ngo amahoro yuzuye ni muri Yesu uwo banze bakamubamba. Niba ufite amahoro y'ukuri, Yezu uhe uwo banze, uwa wundi bagize akarorero bakamubamba ku musaraba, uwo niwe rero mahoro y'ukuri. None rero nkuzaniye amahoro y'ukuri. Birakugoye muvandimwe, urarwaje, urihebye rwose, uri kwibaza uko buri buke bikakuyobera. Nanjye aho narahicaye, iyo ntebe wicayeho nge nayicayeho, nyitindaho, nasenga bikanga, nabwira Yezu ngo nantabara akiyangira, nkajya nshakisha amasengesho y'urudaca nkayavuga rwose, ku buryo hari umumama twari duturanye arambwaterega Louise usigaye usenga ugasenga n'ay'urudaca. Amasengesho y'urudaca ni ya masengesho y'incurikirane, ayo narayasenze ariko ntacyo byatanze. Ndagira ngo nkubwire ngo icyo gihe nabonaga ntacyo bitanga, nkaririra Yezu nkamugani wambabariye ukanyiza uyu muntu ko agiye kuntuka, wa muntu aho kugira ngo ahubwo areke kuntuka, ahubwo akaza mbere y'isaha yari iteganyijwe. Imana ntimusubize inyuma. Mwami wanjye warakoze. Hari igihe cyageze nkajya numva ntifuza ko bwacya, ko nijoro ntabwo banyishyuzaga, ariko ku manywa yabaga ari telefone y'umubabaro, telefone niguriye. Iyo telefone yahindutse akabazo n'akababaro kuri jewe. Sishobora kureka kuyitaba, nintitaba noneho baranyica ngo ndi umwesikoro. Kwitaba nugutukwa, ndagira nte? Umuvandimwe ugana mu ijuru aranyandikiye mu minsi ishize ati mama atumbabarira rwose, atumbwirire Yezu nabarata amadeni aranyica, ati nabaye umwesikoro, ati neza ati kugira ngo mbashe kwishyura undi, ati ngomba kuguza undi, ati kandi uwo ngiye kuguza kugira ngo ayamate biba ngombwa kubeshya. Ndamubwira nti muvandimwe wanjye aho narahagaze ndahazi, inkoni zihakubitirwa ndazizi, umuyaga uhari ndawuzi. Rero iyo nsengera umuntu ufite amadeni, muvandimwe ufite amadeni, wandikire Yezu mubwire uti nyishyurira, abasha kukwishyurira rwose. Nanjye yaranyishyuriye. Haleluya. Arambwira ati nzakwishyurira. Ntabwo nabibonaga, erega byari bigoye kubibona muvandimwe, none ariko byarabaye. Ubu tuvugana ndakubwira inkuru yarangiye, ni amateka y'ubuzima bwarangiye.
haleluya. Bwararangiye kubera ko yamarira ntakiri ku matama yanjye, naho haba hakiri udusigisigi kandi turahari tw'amadeni. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo n'utwo dusigisigi Yezu yatumaze mu bukana, yadukuye amenyo, haleluya. Utwo dusigisigi rero yarambwiye ati tuza, ati banza utunekwe mwana wanjye, atakanya kagiye kuza nako kugira ngo na twa tundi twari udushyitsi, burya rukuntu igiti gitemwa hagasigara igishyitsi. Igishyitsi rero abantu mu cyaro barabizi, baragenda bakacyasa bakazarinda bakivanamo, nacyo bakajya bagicana kikarangira. Ubwo rero ibiti byatemwe iwanjye hasigaye bya bishyitsi byo hasi, Yezu arambwira ati ibi nabyo nzabirimbura, humura. Bavandimwe tugana mu ijuru, izo mbaraga sinzi ifite zo kurimbura ibishyitsi nazo mfite, kuko no gutema ibiti singe watemye, ni Yezu watemye, kandi watemye yarambwiye ngo ibishyitsi nibimara kuma zabirimbagura, abirimburane n'imizi yabyo. Ayo makuru arahari. None rero bagenzi tugana mu ijuru, ndagira ngo mbabwire ngo twihangane dutegereze isaha y'Imana. Ntabwo ari uko Imana itumva gusenga kwacu, ntabwo ari uko dusenga nabi, ahubwo isaha y'Imana iyo itaragera ntabwo burya bikunda. Reka rero dutegereze isaha y'Imana, ariko mu gutegereza isaha y'Imana dusaba amahoro, haleluya. Dusaba amahoro y'umutima, Yezu atugirire neza, atuhindurira amateka y'umutima, haleluya. Abanza ahindura amateka y'umutima mbere yuko ahindura y'umubiri. Umutima wawe nutuze, humuriza umutima, Yezu yaranesheje, haleluya. Humuriza umutima wawe, ntabwo ari ngiye uri buwuhumurize, ntabwo ari ngiye uri buwubwira amagambo, ahubwo ni wowe ugomba guhumuriza umutima wawe, haleluya. Muvandimwe ugana mu ijuru, humuriza umutima wawe, wubwire ngo mutima wanjye turiza muri jyewe, mutima wanjye humurirwa, ugira ihumure rivuye kuri Yezu, ihumure riturutse mu ijuru rikubeho mutima wanjye, kuko Imana yakwibutsa, amina, haleluya. Aturira amagambo meza ku mutima wawe, wubwira uti tuza, haleluya. Bavandimwe njye mbabwira ni humura, maze mukambwira ngo humura yadufashije. Ntabwo ari humura yagufashije, kuko humura ubwayo ni ijambo, ahubwo hari uwarivuze. Ariko kandi buriya harimo no kwizera. Hari umuvandimwe ambwira ati rero mama Louise, ati basi, ati ndananiwe, ndabizi kuri bumbwire ngo humura, hatari ko yimbwire nayo mba nyitegereje, aterega humura yawe irandema. Ntabwo ari humura itandukanye na za zindi, ahubwo ni humura iturutse mu kanwa wifuza kwiturukamo, kandi wifuzaga kwibiyongiye. None uyu munsi yagasa neza arakubwiye ngo humura, haleluya. Njya mbwira umuvandimwe wanditse ni humura, undi nawe wanditse wombashe gusubiza ni humura. Humura ziba nyinshi kuri jyewe, humura ziba nyinshi kuri jyewe. None uyu munsi mvugiye hamwe twese ngo humura, haleluya. Urwaje umuntu ufite kanseri, humura. Ikibazo cyabaye insabe, humura. Icumbi ryabuze, humura. Naho bagushyira hanze uzaba uri kumwe na Yezu, humura rero. Humuriza umutima, Yezu yaranesheje, haleluya. Ni ukuri uwo turi kumwe yaranesheje. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, ngiye kugusengera kugira ngo urusheho kwizera uwanesheje, amina, haleluya, amina. Turagushimiye Nyagasani Yezu, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubutwari bwawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kureba kwawe, haleluya, haleluya. Tugushimiye ibyo wadukoreye byose. Buri wese muri twebwe afite ibyo kugushima mwami, nubwo dufite ibyo kukubwira bituruhije cyane, nubwo tugowe cyane n'iyi minsi tugoye, ariko hari n'ibyo gushima dufite, haleluya. Turagushima ko watugiriye neza, haleluya. Turagushima ko wadutabaye, turagushima ko waturengeye rwose, haleluya. Turagushimye cyane, haleluya. Turagushimye mwami wanjye. Mbere yuko tugusomera impapuro twakwandikiye ziri ku mitima yacu z'amaganya,
mbere yuko turirimba nka Yeremiya indirimbo y'amaganya, mwami ukomeye kandi ushobora byose, reka duhere kuri zaburi yishimwe. Haleluya. Turagushimira n'umutima wacu wose. Haleluya. Ndagushimira n'umutima wanjye wose kuko wumvise amagambo y'umunwa wanjye, nuko ukansubiza kandi ukantabara. Warandengeye ndakubona mwami, warantabaye ndakubona. Haleluya. Haleluya. Waraneshereje ndabibona. Haleluya. Ndagushimye rero Mana y'icyubahiro. Haleluya. Ngushimiye ku icyubahiro ngo hatari icyo njya gushakisha. Haleluya. Ngo njye ku gipapiro uragifite Mana, uragifite kandi uragikwiriye. Haleluya. Haleluya. Uragifite kandi uragikwiriye. Yesu rero ndagushimye. Haleluya. Kubw'iki gitondo cy'umugisha, erega no kuba ngihumeka ni kubwawe. Erega n'izindi ndirimbo z'amaganya ndaziririmbishwa n'uyu mwuka mfite. Erega mwami abaryamye hacecekerwa ntibakiganya. Erega mwami sinifuza kuba muri bariya bari basinziriye, ahubwo mwami ndifuza kuba mu bagusingiza. Mwami rero haleluya, nakwandikiye aka gapapuro k'amaganya, nakwandikiye k'umubabaro wanjye, gasome mwami. Haleluya. Oh haleluya. Ntabwo wanyigishije gusoma ngo utazi gusoma. Yesu uzi gusoma ndabizi. Soma inyandiko nakwandikiye, inyandiko y'umubabaro, inyandiko y'amaganya. Oh haleluya. Ndasenze mu izina ryawe Yesu ngo iyi nyandiko isubizwe. Haleluya. Oh haleluya. Iyi nyandiko yisubize rwose. Haleluya. Iyi nyandiko rwose uyikoreho. Iyi nyandiko rwose. Haleluya. Mwami w'amahoro, iyi nyandiko ndayisengeye kugira ngo uyisome. Haleluya. Unsubize mwami. Haleluya. Iyi ni indirimbo y'amaganya. Erega mwami wanjye, erega ni indirimbo y'amaganya. Erega mwami muzima, amakuru yarafite se, amakuru y'iwanjye, burya nyagasani Yesu. Oh haleluya. Oh haleluya. Burya rero nyirizu yarahagaze nta bwishyu. Yesu mwiza, abaje bakwandikiye, izo ni inyandiko bakwandikiye mwami. Undi nawe yanditse ngo erega nyagasani byarakomeye, ngo nasigaye ndi nyakamwe, none ijoro riragera abajura bakaza kuntera bashaka kunyica. Erega mwami n'abavandimwe nari mfite barashize. Iyo ni ibarwa y'umuvandimwe mwami wanjye. Oh haleluya. Ndamusabira kugushimira ko wamuhaye ubuzima. Ndamusabira kubona ko ubuzima afite ari ubw'igiciro gikomeye. Yesu mwiza. Yesu we. Undi yakwandikiye aterega mwami ati ndwaje abantu batakira, kanseri zabaye nyinshi, diyabete, hypertension, gutitira. Hari umuntu wamwatereka ati umubyeyi wanjye yarwaye gususumira, aratitira ntabasha no guterura ikintu. Yesu, abo ngabo urababona, abo ngabo urabazi. Hypertension yabaye nyinshi. Umuvandimwe atunsabire, mfite hypertension ndende rwose, yanteye amaso. Abandi diyabete, abandi mwami ni byinshi. Imibiri yaraboze, twaraboze kandi duhagaze tugenda, ariko hari Imana iri mu ruhande rwacu, akaba ari wowe mwami. Haleluya. Tukaba twaje kugira ngo tubikubwire byose. Iyi mibiri yaboze mwami turayigutuye, nubwo iboze bwose duhe kuyigusingirizamo mwami wanjye. Merutse kwicara ndavuga ngo nyagasani uri umunyampuhwe rwose, ugira neza bugacya bukira. Yesu nk'ubuje ukavuga uti abarwaye diyabete bagende, abarwaye hepatite batambuka, abarwaye hypertension bagende, abarwaye sida batambuke, abarwaye kanseri nibatahe mwami. Isi yasigara yera de, yasigara ihagaze bwuma, yasigara nta bantu bari muretse abana,
kuko abantu benshi barwaye izo ndwara, ariko uziturindiyemo mwami. Haleluya. Uziturindiyemo bugacya bukira, umunsi ugashira undi ukaza, ukwezi kugashira ukundi kukaza, umwaka ugashira undi ukaza, dutunzwe n'imiti n'ibinini byo koroshya imisonga. Mwami uraturinze, ndagushima. Ubikorera kwiyubahisha, ndagushima. Niyo mpamvu ndushijeho kukubwira ngo warakoze kuturinda. Warakoze, warakoze Yezu, warakoze, warakoze, ndagushima. Uturindiye muri izi ndwara zikomeye mwami wanjye. Hari n'izindi ndwara ntajya mbasha gusobanura mwami wanjye. Hari indwara yitwa stroke, sinjyamenye ibyo ari byo, ariko abantu benshi barayifite. Hari yewe za trombose, sinzi ibyo ari byo. Ibyo byose rero, ibicuri, Yesu, ni byinshi biriho muri iyi minsi. Uramutse uje ukavuga ngo nje gutwara abarwayi, n'ukuri abantu bose bagenda, ariko izo ndwara uziturindiyemo. Twarangiza tukakwandikira udupapuro twamaganya. Yezu, nananiwe rega, akazi ntako mwami wanjye. Reka tubajye tubaza tugushime kuba tugiriye neza. Nuko rero Yezu, twakwandikiye. Hari abari mu buhungiro batagira aho bajye ku musaya. Hari abantu bari kwirukanka hirya no hino. Hari umwana wanyandikiye ari mu nkambi, aterega mama, ati ubu nabonye akazi ko guhinga, ati kandi ati mpinga kure yaho ntuye, ati ni muri koperative twirwa duhinga, ati mama unsabire Yezu ampe imbaraga njye mbasha guhinga. Ni mutoya, arananiwe, ari mu nkambi, nta kindi afite cy'ubuzima. Mwami ndasenze mu izina ryawe rikomeye, sengera abari mu bihe by'ubuhunzi, ari abari mu nkambi, ari abari mu tuzu tudashobotse kubera ko nta kundi bamera. Yesu, abadafite icyo guteka, abadafite ababo babibuka, bo ndabasengeye. Mwami muzima, uranyumve. Nudakwereka n'abandi bari kukwandikira bababajwe cyane n'ibihe bikomeye barimo. Mwami wanjye, hari abadafite ibyangombwa, bavuga baterega ibyangombwa ntabyo. Hari abafite imanza, bavuga baterega kuburana biratugoye. Hari abandi bafite ibintu binyuranye. Ibyo byose rero ndabikweretse. Ababuze ibyangombwa ubibahe, abadafite amahoro mu ngo uyabahe. Mwami, buri wese yakwandikira urupapuro rujyanye n'ibimubabaje. Abana babuze minerivare, uburere bw'abana bwabaye ntabwo. Abana baturushije imitwe, baradutuka, baradusuzugura, ntitukivuga ngo bumve. Mwami, ikoranabuhanga riri kutwambura abana. Mwami, utwo dupapuro ababyeyi bakwandikiye ndatukweretse. Udupapuro ingo zakwandikiye ziri gushwana, ziri gutandukana, ziri kuryana, ndatukweretse. Mwami, udupapuro wandikiwe n'abantu bari mu nzu z'imbohe. Mwami, nubwo muri izi nyigisho nta muntu navuga ngo uyu ngo ari mu nzu y'imbohe kuko baba babujijwe wenda no kumva izo audio, ariko barababaye. Nabo ndabasengeye buri wese ku musaraba yikoreye. Mwami, ari aboroheje ari n'abakomeye, bose ndabasengeye. Mwami w'amahoro, ndabasengeye. Nsengeye umuntu wese wambaye umubiri. Mwami, abababaye ni benshi, baba boroheje, baba bakomeye, baba bigenga, baba bacakara, ariko abababaye. Mwami, ndasenze rero, ndabasabiye bose mu izina ryawe rikomeye. Ndakwinginze kugira ngo ubagenderere, ubatabare kandi ubaruhure. Mwami, twifuza gutura mu isi y'amahoro, ariko amahoro ntariho kubera sekibi ukomeza kutubyinisha, akomeza kutubuza amahoro n'amahwemo, akomeza kutwereka ko ku isi nta buhungiro, akomeza kutwereka ko ku isi nta byishimo. Mwami, tuneshereze,
mwami dutsindire, mwami ganza, haleluya, aba ari wowe uyobora isi. Yesu mwiza rero ndakwereka abana mu ngo zabo bahangayitse, abahangayikishijwe na ba nyirabukwe, abahangayikishijwe na ba sebukwe, abahangayikishijwe n'amaviza, aho bari bakaba bari kongeresha viza byanze. Mwami w'amahoro, reka nkwereka abananiwe kubaka, bakaba barananiwe bananiwe gushaka, bananirwa kugira umuryango w'abihaye Imana. Hari umuvandimwe yambwiye ati unsabire Yezu ankize indwara yambujije gushaka imbuza no kwiha Imana. Uwo muvandimwe ndamusabi, nubwo iyo ndwara atayimbwiye ariko birababaje, yabuze vocation kubera uburwayi. Mutabare, murengere kandi umurebe. Yezu mwiza, hari abavandimwe benshi bafite amaganya. Ndakwereka abantu babuze umuhamagaro, akaba yarananiwe gushaka kandi no kw'Imana bitari kwemera. Ndakwereka kandi abari kwirukanwa mu bihaye Imana bakuze, bakaba badashobora kubasha kubona uko bagenza ubuzima bwa hano hanze kuko batabukuriyemo. Abo barababaye. Ndakwereka abihaye Imana mu bigo byabo barimo, mu ntambara zikomeye baba barimo. Mwami ndabakweretse kuko wowe urabazi, bahe kukwiha rwose uko bikwiye. Uwihaye Imana uri muri izi nyigisho afite agapapuro yanditse, mwami soma ke ku giti cye, usome n'ak'umuryango abamo. Haleluya, ndakwinginze kugira ngo usome ako gapapuro kandi umusubize, umutabare kandi umurengere, kuko yaragutakiye kandi agutakira ababaye. Mwami wanjye ndasenze mu izina ryawe rikomeye, imiryango y'abihaye Imana uyigarure mu nzira nziza, maze abari bafite umwirya n'amakimbirane n'ibindi byose se kibakomeza kubateramo bongere basubirane. Ndasenze rero mu izina ryawe Yezu, kugira ngo abayobozi ba kiliziya ubahe kuyobora uko bikwiye. Mwami, abapadiri bari muri izi nyigisho hari ibyo bakwandikiye, bisabiye ku giti cyabo, basabiye n'ababayobora. Ibyo rero ndakubwiye ngo bisome kandi ubasubize rwose. Hari amashimwe dushaka kuzatanga avuye muri izi nyigisho, avuye muri iri sengesho. Yezu we, turasenze mu izina ryawe rikomeye. Nsengeye abantu basigari banyakamwe, mwami w'amahoro, gutakaza uwawe adashaje atarwaye birababaza. Vura ibikomere byatewe na jenoside, uvura ibikomere ibisare byabyo byaduteye. Mwami w'amahoro, uri Imana irengera abagukunda, kandi nzi ko ntawe ukwiringira uzakorwa n'isoni. Ndasenze rero mu izina ryawe Yezu, ndakwinginze ngo urebe abantu bose ibyiciro binyuranye. Hari uwambwiye ari umumama ati mama usengere, narwaye indwara yo kunyara ku buriri kandi arakuze. Hari abana bakuru baba bakinyara ku buriri, mwami nabo ndabasengeye, abarwaye igifu, abarwaye umwijima, abarwaye impyiko, abarwaye hepatite, abarwaye prostate, abarwaye kanseri y'inkondo y'umura, abarwaye kanseri y'ibere, mwami abarwaye coronavirus. Yesu we, ni byinshi we, ntabwo ntabirondora ngo mbirangize, ni byinshi cyane, ni byinshi. Mwami w'amahoro, usoma agapapuro k'abapfakazi n'imfubyi bagutakambira, usome n'agapapuro k'umwana wambwiye ati uzasengere papa kugira ngo abe muzima. Abapapa n'abamama batumvikana mu ngo bikababaza abana, abo ndabasengeye. Mwami ndasengera abantu bose, haleluya. Ndakwerekana abana badashaka guca bugufi, ndakwereka biyemeje gukora umwuga w'uburaya kuko nta kundi babigenza. Ndakwereka abantu biroshye mu biyobyabwenge, mwami bakaba ari byo bibakoresha, ari byo bibayobora.
abo bose rero mwami abacu nabo tutazi bose ndabasengeye mwami w'amahoro. hari abanditse utwo dupapuro ari ababyeyi, dusome kandi ubasubize. kandi uyu mubyeyi wakanditse mwami yandikiye n'abandi batabashije kwandika n'abatari muri izi nyigisho ariko barushye, nabo turabasengeye. waratubwiye ngo dusenge na mu mwanya w'abadasenga, tuje mu mwanya w'abadasenga mwami, haleluya, kugira ngo ubahe amahoro. ndasenze rero mu izina ryawe Yezu, nsengeye buri wese mu kazi afite, nsengeye buri wese mu rugo rwe, nsengeye buri wese mu muryango w'abihaye Imana yaba arimo, nsengeye buri wese mu kazi akora, nsengeye buri wese aho ari mwami w'amahoro, haleluya. icyiciro ntakozeho icyo ari cyo cyose kuko ni byinshi, bari wowe ugenda ugikoreho mwami w'amahoro. rero numara gukora kuri ibyo byiciro, ukareba icyiciro cy'abakene batagira uko bamera, ukareba icyiciro cy'abantu batagira aho baba, ukareba icyiciro cy'abantu batagira icyo barya, ukareba icyiciro cy'abantu bambaye ubusa batagira icyo bambara, ukareba icyiciro cy'abantu bafite umutima mwiza wo gufasha ariko bakabura ubushobozi. aho hose ugenda uhagere, aho hose ugenda uhakore, aho hose wigaragaze nk'Imana, maze buri wese akubone. Yesu mwiza, ndakwereka kandi n'abantu babaswe na za karande zo mu miryango, abo ngabo bakwandikiye batereka Nyagasani Yesu, turarushye, turababaye kubera imiryango yacu twavutsemo, ibyo badushyizemo byadukururiye akaga gakomeye. abo nabo ndabasengeye mwami, haleluya. hari abo wakijije byatweretse ko n'abandi bakira. ubwo rero nyir'ubutagatifu mwiza, abafite igihango cya za karande mbi, abo ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. kandi Nyagasani Yesu, ndongera nsengera abantu batibuka kugushima wabagiriye neza. kiriya cyiciro cy'abarenzwe basinze amahoro, bakaba baribagiwe gushima, nabo ndabasengeye mu izina ryawe rikomeye. reka nkwereke n'abantu bari gushakisha imibereho mu mahanga, bari gucuruza utuntu tudashobotse, bari gushakisha mwami. reka nsengere n'abantu bitwa abashefu, abahatsi abandi mwami, ubaha umutima wo kubahaka neza. reka nsengere n'abahatswe mwami, kugira ngo bagire umutima wo guhakwa neza, batuze bace bugufi, be guhora bikompara na ba shefu babo. Yezu rero, ibyo nasaba muri iyi si ni byinshi, muri iyi minsi turarushye cyane. ndasabira abantu batagira urubyaro, haleluya, bakwandikiye udupapuro ati maze imyaka ine yishatse nabuze akana, undi aterega urugo rwarasenyutse kubera ko nananiwe kurubyaramo. Yezu, utwo dupapuro dusome. reka nkwereke n'udupapuro twerekana ko za kiliziya zifunze, abakristo bashaka misa ariko ntibazibona. twamuriyeho coronavirus, amahoro yongera ataha iwacu, haleluya. mwami wanjye, haleluya. ndasenze rero, ndasenze mu izina ryawe rikomeye. nsengeye ibyiciro byose by'abantu, nsengeye abantu bari kurya bahaze, kugira ngo bajye bibuka ko inyuma yabo hari abatabashije kugira icyo babona. urakoze Nyagasani Yesu, urakoze kugira neza, urakoze kuri Imana iri mu ruhande rwacu, urakoze ko udutabara kandi uturengera. ikuzo n'icyubahiro ni ibyawe Yesu we, uri Imana, haleluya, uri Imana, haleluya, ubu n'iteka ryose uri Imana, amena. urakoze Yezu, amen. urakoze Yezu, amen. urakoze Yezu, amen. Alleluia, amen. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. ushobora byose naduha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.